Fasha twatsinze hano ushahana izuba. Nimba hari abantu bari buduhakaze. Ngiye noneho nahiye. Umva mbabarira twatinda twagira ngendesha gakeya. Oya ndi gutwara n'ubundi n'umuntu urwaye. Ndebe nyine mpamagaye. Je narambiwe kugenda gutya biramvuna sawa. Mbona se ni wa mukobwa twari rugerereyo rimwe ubanza agezeyo ndabona kubye kandi nta mafaranga afite. Amayinite afite kumamagara. Turaza kuba tuyago. Ndarushye izuba nshaka. Urarushye kandi sho ukuntu nakugendeye gahoro ushaho. Noneho no kwitera makeup bya biratinda. Yorere ngiye. Ubukweto mbona. Hey, uduhungu mutu uri kutwikoresha mu biki? Ubura turebye ubona abakobwa beza b'ibishongore umenyereye kubona abakobwa batambuka ukagenda bakumangaho. Mukanyerije dukore no ku kibuga. Urashaka ikintu cy'ikikugenza. Nese wamugabo ugenze bite ku ntabwo njya mbura abantu bamiri umutwe n'isisimo kudavumbura kuntu kari kureberwa n'isisimo umenyere kubona abakobwa batambuka ukagenda bakuraho ugakora uko wishakiye bro uburere byubona abakobwa b'inzobe bari gutambuka mu nzira utavugishije waba ufite ikibazo kutavuga kuntu uri kuribona abantu agasuzuguro uburi kubona wipansye wambaye turi kubibona uje wirukana wahururiye uje kuvugisha abakobwa bize n'isundo bimugende gute ko mbona asa n'umugabo wiyubashye n'ibiki urarebye ubona utwo dusaha twawe tumita ubona twadukanga twebwe tu n'ubupantaro wajya ngo nubwo yita nakukabutura reba pi uswe cyane twibye nabivuga ubwo nazi ikabutura n'izo nkweto zana na yanje nimba ni mushene zana na yanje obara yafi usiko yari yakwibye nari mfite mana amafaranga menshi ubusose kutakoresheje maji kuri kundeba vuga ndi nashaka kuvuga sanga namuntu ukabutura yambaye atari nubwe ese mwe abakobwa mumuta amafaranga mukayatoragura mukatangira akayatoragura ko ari tugushimira kuko wakoze iki kuko wavomye kuko wahinze umushitsi ukaba wawurangije kuko wakora ikibo reba ukuntu yiyubashye reba ukuntu ari kwizunguza igihaza ngo tugushime saka irukanka uzara wirukanka wangegera we mu nta n'isoni kuva kadukere Umeze bite? Kombi waje? Ntabwo uzi ibintu bibayeho. Umeze gute? Muri n'abakobwa b'indisipurine byataje. Bataye amafaranga nyabahereje, baratangira barantuka umuntu ushaka kubakora ku kibuga. None se abo bakobwa bagiye kugutuka ngo uri gukora mu mabuno yabo, bagiye gukora mu mabuno yabo byagenze gute? Nawe ugiye kumbera nkabo. Oya. Kandi nkubwiye ko natwaraguye amafaranga yabo bakajya gukora mu cyumba. Nge ndumva bisekeje. Uri kumva bisekeje? Oya nyine ndi kwibaza wagiye gukora mu mabuno y'abakobwa byagenze gute? Sawa nyine. Ibyo ni ibisanzwe. None se nibyo byatumye uva muri modusheri? Hanyuma se urumva bisekeje? Oya ntabwo bisekeje ariko urumva mistake ni yawe nimba wakoze mu mabuno y'abakobwa se urumva abakobwa b'i Kigali banagukubita da. Bakerekera. Ese shire kumbona ugiye kundakarira nose nanjye mbigiyemo bizimo. Nose kubira akariye. Kubira akaje numva bitambabaje. Nose sho basi yangana sorry basi byo. Yangana ibihorere. Nigufata nzabavona. Sibyo. Cyekeshe nyakibazo. Gona cyane mu kazi rero. Okay. Bye. So. Turasubira. Mani kurinde. umva njyewe reka mubwire ikintu cyambangamiye kariya gahungu kariya kabuga katumye no mu maso hanjye hejuru ubazi yuko tutari hanze kariya gahungu
Mwaramutse neza. Nimwe mwaje muri interview y'akazi? Yego. Okay. Waje mbere ntazi ikibazo. Harya bakwita? Nitwa Alice. Alice. Ari none se bwaba ari ubwa mbere ugiye gukora kano kazi cyangwa hari aho waba warakoze? Ni ubwa mbere ngiye gukora ibijyanye n'ibi ngibi, ubundi nakoraga ibitandukanye ariko ntabwo ari ubwa mbere ngiye gukora akazi muri rusange, nuko ibyo ngiye gukora bitandukanye. Uko bisa kose hari ubushakashatsi wakoze kuri kampani yacu, wabonye wabishobora cyangwa hari icyakugoramo? Nabishobora cyane, nabanje kureba ibyo mukora, narabasuye ku rubuga rwanyu, ni nabo nabonye itangazo ko mukeneye abakozi, ego nabonye nabishobora rwose. Muri rusange rero amagambo make icyo nagusobanura ku bijyanye n'ibyo dukora, dufasha abacuruzi bo mu gihugu n'abo hanze tukabahuza. Ni ukuvuga ngo twebwe nimba hari umuntu uri mu gihugu ushaka kugurisha ibintu hanze, turamufasha mu buryo bwo kujya gute byo kubigezayo. Yego. None uri hanze ushaka kuzana ibicuruzwa hano, ashaka amasoko n'iki cyose, turamufasha. Import and export. So rero nkawe ndakeka akazi waje kwaka kazi kuko ntabonye ndabizi na ndumva na save yanjye narayohereje kuri email yanyu, mwareba ko mbyujuje. Okay, hariya unyibutse izina mbwiye yuko nitwa Alice. Alice. Ambo. Nari isoni. Hagarara di. Bito ufite icyo kibazo? Ikihe kibazo se ubwo wowe ufite? Muri umutwe wawe uraza utanga abantu nabica hariya uderisha yagiye. Ni gute natakagera hano ngo wice hariya? Uzawutwikoreshwaho bite byabundi? Uboneka nyine abakobwa b'inzobe ubanye mu muhanda uza washyushye wirukanka. Mwaki. Na n'ubu uracyatukoraga mu mutwe. Aha rwose turi kugira ukuzu twirikaho. Ndazi ugaragara nkaho uri mutoya ariko nkombona hano kuri CV yawe waratangiye gukora 2018. Okay, that's good. Ndakoze. That's good. Ufite na category? Cyane. Ubu wakwitwara? Cyane rwose. Byiza. Rero ndumva uri umuntu w'umusirimu. Ndagerageza. Ujyaye ni kimwe. Ariko hari akadokima aho gatoya kaburaho ntabwo yuzuye. So ufite kugenda ugacekinga neza. Ukareba ikiburamo then ukayuzuza neza bitarenze ejo. Oya ndakibutse. Reka uyu munsi kabonetse sinarara nkazanye. No, urabona amasaha ageze. Bisa nkaho tugiye kugera. Tugiye gutaha. Oya no. Ubona harabura iminota mikeya kugira ngo interview ibe yagera ku musozo. Ariko igihe hari cyo ni kimwe ufite umunsi w'ejo. Umunsi w'ejo ntuzarenge utazanye CV yawe yuzuye. Nabonye ushoboye pe mu byo ndebera hano. Ikindi rero ntiwibuze amahirwe ngo ubikerenze. Oya nkeneye akazi cyane rwose. Which is good. So rero anyway, thank you. Wambwirira umuntu ukurikira akazi nta kibazo. Okay, murakoze cyane. Murakoze. Na hejo nzabazanira iyindi. Wizindu. Sawa. Utari bwa original byibuze ubweda wa budatene pasi. Na n'ubure cyatugeza. Nakonje ongeza. Kundeba gutyo.
ndumva ngiye kuvuga kubera wowe nasoni ukuza wiruka morning pe turya iwanyu warekeye aho ngaho ndekere se iki wowe none se uyu mugabo uri kumushaka yiki uje kumuvugira se biriya ntibihagije itaba aba witonze maneo ukuntu kameze na n'ubu kadusanze hano noneho reka nkubwire aje nanicaye hariya na no kuza ngo ategereze mbanze ninjira nawe aza kwinjira n'umutwe munini rega dore kandi igihaza aza atambuka ku muryango washyizemo kwiyubaha ubaho none se ukumva natuyubashe ahubwo we nashyiremo kwiyubaha mbabarira agabanya itiku n'umutwe munini ufunze itaba ajya itaba manager ari kwihuta waritse amahane gukanura nk'ijanga za 200 nani so uza wikoroki ubu ngubu nawe singiye kugusiga araza agufateho uko yishakiye umva reka tukubwire turya iwanyu twaje gusaba uri kumva hano twaje gushaka kuza yewe huza utanga abantu buretse mbanze mubwire buretse kuko wifashe mu mufuka n'umuntu w'umubose ga wabyimbye kandi uragakene uragashomeri karaho genda basi reka ngenda ariko mva uragakene kundeba gutyo n'indagara za desi mutubabarire nyine ni amakosa aba yabaye ariko ese ko hatinze byagenze bite ari hari umuhungu yahereye karatuzunga mwana sinzi ko nabikora bazonga wowe nande n'ubu ngiye kubona mbona ninjiye ashaka no kumwanga kandi ari njyewe waje kare ndamubwira uri kunanga bite byawe abyimbye umutwe no it's okay reka tujye ku cyatuzanye waje gusaba akazi muri ino kampani right yego witwa peace ni gute wamenye yuko hano muri ino kampani yacu turimo turashaka abakozi narebye kuri website yanyu kuko maze igihe kinini basitopunga mbona umukinnyi abakozi so nk'umuntu utari ufite akazi kandi narashakaga kuza gukorana namwe niyo mpamvu naje gusaba akazi okay aka kazi se kaba ari ubwa mbere wakozemo ugafitemo ubuhe burambe cyangwa se wakoze muri kampani zingahe nakoze muri kampani ebyiri mbere projet ifite irarangira iya kabiri nayo yarangiye maze nk'amezi 2 irangiye yego muri ayo mezi 2 nta kandi kazi ufite nabi peace ubona ari iki wafashe ino kampani uramutse ubonye akazi kugira ngo irusheho gutera imbere so ikintu nakora nashekinga amafaranga mushora wenda mu bikorwa byanyu bitandukanye nimba hari aho atakenewe nyine gukoreshwa yego nkabireka nkaba nayafata nkashaka uburyo ahubwo iyo amafaranga mwakoreshaga adakenewe nkashaka uburyo kingiye noneho tuyakoresha mu buryo yakamamazamo nyine ibintu byacu nimba numvishe neza waba ufite notion kuri marketing yego ese uramukobwa kuri icyo tekuriye by the way cyatumye mbahagarika kare mwari mutanga amafaranga mu gihe nyabahaye mutangira kuntuka still munacyakomeje kuntuka ni ukuri tubabarire kandi wakoze cyane kubera ko ari amafaranga ari nayo nyine dufite imbere n'inyuma niyo twari gukuramo itike dutashye tuvuye no gusaba akazi rero wakoze pe ni ukuri uri imfura umbabarire ku bwa mugenzi wanjye ntabwo bizongera ndaza kumuhana nyine utubabarire twakwitwayeho nabi kandi watugiriye neza ni ukuri ihangane nta kibazo ndabona atari bibi rero
bishobotse twabamenyesha hari igishyashya. Okay, ikindi iyi kampani yacu itandukanye n'izindi kampani. Ubwo ndagira nkubwire uramutse ubonye akazi itandukanye n'andi makampani yose uzi ko twebwe dukoresha ubunyangamugayo mu guhitamo abakozi, nta ruswa muri makeya irangwa muri kampani yacu. Anyway, wasubije neza cyane, nakunze uburyo uri umuhanga. Uburyo uvugamo na CV yawe birahura kabisa, nta kibazo. Wakwigendera mwakoze kugatema yanyu. Iyi ngiyi ni yambwe nakubwiraga, ahubwo ataza no kunyegera. Wowe buri gihe wamitwiruka na hano narindi urahansanze, none n'ubu ngubu. Umukobwa yakora cyane yaje ku kazi, yaraje muri interview rero, yari muri bamwe baje kwa kazi. Wasanze yuje bisabwa se? Usanze nta kibazo cyari ubuhanga. Hanyuma se nyuma y'ibyo nkora hano ubuhanga buracyari? Sorry mukobwa. Sorry mukobwa. Sorry mukobwa. Sorry. Yego. Wambabariye. Wansabye imbabazi ko. Bose bivuze gusa. Bose Soka. wambabariye. Kogo indiscipline gusa. Soka nga. Asoni. Okay, manager. Yes, please. Hanyuma se uriya kuvuze ko ari wujuje ibisabwa, mugenzi we yavuze iki? Uriya bari bari kumwe. Mugenzi we na cekinze documents ze, nsanga hari imwe iri kuburamo. Niyo mbogamizi yabayemo rwose. Ariko buriya mbere kugira ngo tujye twangaje abakozi hano na discipline mugira konta. Umuntu ashobora kuba ni discipline yujuje ibisabwa ariko ko ntabwo tuba tumukeneye. Ahubwo wenda uriya wundi we nabonye atari discipline nk'uyu nguyu, uriya Asuzuguye kuva mu gitondo twahuye n'ibintu byinshi by'uruhererekane. Ngo Wa mugabo natukaga nabwiraga nawe nasunikaga. Niwe boss. Ngaho mbwira ukuntu. Yibaba we pe. Mbabarira Mbwira ukuntu nyine yamakazi gute? Wa mugabo wo guhera kare waturaguye amafaranga yaje afite ibyunzwe ibyo yasimbibuka nkakira amafaranga avuga ngo ubite byabundi wowe wa bundi waje hano nkamubwira ngo subira inyuma urashaka kunanga ninjye waje kare ngo umva waje niwe boss wa hano. Film nyine ndumva nazi ibintu. Niwe boss wa hano. Mbwira peace nase mbwira bigenze bite nyine akubwiye gute? umva abwiye wa muhungu nawe twari turi gukora nyine ariko tubaza nyine like wakoze hehe nyine koze ibintu so n'umukobwa Yesu Sohora. ese musaba imbabazi ko nabonye ari umugabo mwiza. nasabye imbabazi yabyanze so Reka nawe peace, reka nawe tuvugisha Ubu ukuri. rero nawe ugiye kugira Wahereye kare pe urabizi. Kuki tigeze bimbwira? Ubu ntabwo naje uhagaze hano urimo gutongana nkakubuza ukanga kunyumva. ndakabuze Wamuhereye kare pe n'uwatanga imbabazi sinzi ko yaziguha. none uri kuncira urubanza right Bagira ngo njye nivugaga njye nyine cyangwa nawe nagushaga. Ako pe hano nukuri nakugaruye ngo turekere aho ibyo twakoze mu muhanda birahagije. Wowe uranyangira. Agatanga yambwiye yuko bitarenze ejo azaba yayingejeho nta kibazo, nicyo cyaburaga gusa. Bivuze ngo arayifite nta ngaruka ari kwiba. Arayifite. Perfect. Ni byiza cyane. Twakoresha uriya mukobwa kuko twakoresha nguyu. We ni discipline table. Undi ngizibona hakaje. Uretse ko nanone umuntu nk'uyu nguyu bose naguciye mu ijambo nabonye uriya mukobwa wawe bambaye imikara y'inzobe cyane, nawe ari na presentable byo paraporo y'inguyu. Yego, yes. Kandi physical appearance irakonta muri company yacu. Of course.
ahubwo ntekereza ko yaba agihari reka tumubwire. Sube babwiye ngo ugende. Ndi kubasaba imbabazi mwamubare. Uri hano usoma iki? Ndi hano. Harya uriya bamwita gute? Amwita Aris? Ego Alice. Aris. Bose wambabariye. Ni ukuri mbabarira nakwibeshye. Harya Alice hari document avuga kuri kubura yaboneka? Ego yabonekana nari nabwiye manager ko nayizana ejo mu gitondo. Ya manager nabonye uriya mukobwa ari ufite discipline par rapport y'uyu nguyu. Kandi ikindi azi guhuza impande zombi nabikunze cyane muri kampani ari ikintu yakongera. Ya ntekereza ko bamwihanganira kuri iyo document akazaba yizana. Nta kibazo. Ikindi nakongeraho nari nahengamiye kubona umukobwa ariko naje gusanga nta mpamvu n'imwe. Ahubwo nta mpamvu yakuzanyeho. Yinjiye avuga ngo ashwaye n'umuntu. Mbona ukuntu yinjiye hasi nabikonda. Yaba yo kutamenya n'ukuri. Kutamenya iki? Nzi ko ari ari umuntu usanzwe ubwo. Mba kugira inama sister. Kamugira inama izakugira akamaro mu buzima bwawe. Ntugace urubanza mbere yo kurugeramo. Ikindi kandi jya wubaha buri muntu wese ubonye kuko nta ngubuza aho muzahurira. Cyane ko ibyabaye mu gitondo biraduhuje n'ubu ngubu. Iri ryakaba ari isomo mu buzima. Kuba ufite experience, ufite CV nziza, ntabwo byaguhesha akazi. Ahubwo discipline irakonda. Bivuze ko no mu company wajya gukoramo n'ubundi hari igihe wafata umukiriya nabi ugasanga uduhombeje ibintu byakabaye bitwinjiriza. Ako n'ukuri mwakambye. No, natwe ubwacu ubwo si ubwo tuguhaye akazi. Ubwo twadufashije iki abo duha service. Oya uri indiscipline totally. Gusa we are sorry for you. Uzabona akazi n'andi nta kibazo sibyo. Gusa boss byakubwiye ubigendeyeho watera imbere kandi ukaba umuntu w'intangarugero bareberaho. Okay. Ndabyumva ndabyemera nakoresheje. Gusa nyine nanjye mbonye mbonye isomo ndiziga kuba nari mfite ibyangombwa byose bisabwa ngo mbone akazi ariko nkaba nkabuze kubera indiscipline. Nize ko bitazongera kubaho. Uruhare ni urwawe hanini. Ujye ugendera kuri mugenzi wawe. Kandi wakoze kugira Alice kumwigisha amenye guca bugufi burya. kandi meza. Cyiza nuko umenye aho ikosa riri ukikosora. Thank you. Alice. Oui. Thank you. Murakoze. Ubwo ejo uzazane ibyangombwa bibura. Yego. Thank you. Merci.